Ladies and gentlemen, put your hands together for Keppa Nyirudushya. Mana yacu twongeye kugushima. Ngarutse imbere yawe data, urabizi urwenya ruragoye. Ndakwinginze ngo bane nanjye muri jokes zose ndi butere. Uhaba abantu guseka kandi nudaseka umunkubitira urushyi. Ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Hagati aho ejo bundi nagiye hanze. Mbibutsa ko nsigaye mvanga indimi, ubwo abize make munyihanganire. Anyway, ejo bundi nagiye hanze, ibi bintu mwabikomeye amashyi. Ariko nubwo nagiye hanze, numvaga nabyihorera nkemera nkanyara mu nzu. Papa niwe bigeze kwiba igiti, bamwibye igiti ubwo ajya kubarega. Aragenda arabarega, uwakimwibye arabyemera, aravuga ati reka tujye mu ishyamba ryanjye nkwereke icyo nkuriha ukijyane. Papa aravuga ati kimbabaje si icyo giti bibye, ahubwo ikimbabaje nuko ari cyo giti cyonyine cyari cyasigaye umuntu yanyaraho. Ejo bundi tukiri hariya hepfo, ndabashimira mboneraho n'umwanya. Bitangiye kuza se? Ibi byarabaye ejo bundi. Turi hariya hepfo narabakomye murandemera, ndabashimiye cyane. Mwakoze igikorwa cy'ubutwari. Gusa nyine muri Bibiliya mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 aranditse ngo ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Ibyahishuwe Kabiri 17, ufite amatwi n'imvi iby'umwuka abwira amatorero. Ejo bundi papa aherutse kugira gutya yemera ubutinganyi. Ubwo njya mu muhanda mpura n'abasore babiri b'amabogari b'inkorokoro, numva bari kuvuga ngo bagiye guhita bibera mu masera. So anyway, ijambo ry'ubwenge. Niba uri umusore ukaba ufite umukobwa mwitegura kurushinga, akaba ari we yakwibarije izina, akakwiyakira nimero, akakwibwirira ko agukunda, imitungo yawe buyibaruza kuri mukecuru hakiri kare. Kaga content ko mwagakunzera. Let me tell you another one. Niba uri umushomeri ukaba ugirota ewega Zeru karindwi, aha sasa rero 079 0 bari umbwire witwa ngo iki? Si n'ibindi, ndagukunda.
079 0 8 8 25 17 abijururisiye byandistabinze. Rareba niganye n'umukobwa twicarana ku ntebe imwe imyaka 3, tuva mu wa 4 twicarana turinda tugera 6 twicarana. Noneho twageze aho tuba inshuti ku buryo buri gihe uko twayaga gusoza igihembwe naramuteruraga. Nimundebe gutyo ubu ngiye kera narije ya nuko nahotse. Noneho tugiye gusoza igihembwe cya 3 mu wa 6 ari nacyo cya nyuma, ndamuterura ngo yumva ikintu kiramujombye. Ngowe ngurantiruye ngiye kumva numva ikintu kiranjombye. Ntaho gufi ndamubwira nti sorry. Ambwira ati oya, kuba kinjombye si cyo kibazo, ahubwo kera kose cyabaga. Amashyi cyane kuri Rusye. Kabiri